wigeze ubona umusirikare wambaye kora ya uniform afite imbunda? Wari wabona umusirikare wambaye kora? Wigeze ubona umusirikare wambaye uniform y'icupa? Wigeze ubibona? Muri abaririmbyi bwa bucupa mwambara kandi muri abacuranzi muba mu nsengero, ariko ababingwa bazambara icupa n'aba mu nsengero mwambara amacupa ngo ntacyo bitwaye. Biragiye uko Imana imenya umutima wawe n'urwagashya rwawe, ikamenya umwijima wawe, ikamenya impyiko zawe, niko Imana ikureba ahantu hose iragushi. Kongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turabashuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turasuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye. Turabasuhuza mwese uko mugenda mudukurikirana. Turabashuhuje rwose cyane, ntago twavuga ahantu mutuye mwese, ko ndabizi ko mujya munyandikira kandi nzi ko tujya tuvugana. Rero turabashuhuje cyane muri iki cyigisho cyitwa Umusirikare wa Kristo. Nateguye tugeze kuri episode ya 9. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ubwo rero nyine ndasuhuza n'abasirikare hano muri aho muri hose mu kazi. Imana irabakunda, natwe turabakunda, kandi ni ukuri tujya tubigiraho kuba umusirikare wa Kristo. Mu Rwanda mukoresheje imbunda, tugakoresha Bibiliya. Ubwo rero turaziranye cyane, turabakunda, tubahoza ku mutima. Imana y'amahoro nibahera umugisha aho hantu muri. Turasuhuza bo mu bihugu by'abaturanyi, abantu bo muri Kongo, Abarundi, abantu muri Tanzania, abantu bo muri Kenya. Mwagiye mudukurikirana cyane, tujya tubibona mutuvugisha. Imana y'amahoro ibaho umugisha. N'abandi bo mu bindi bihugu bya Afrika bigiye bitandukanye, aho muri hose turabashuhuje mu izina rya Yesu. Abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, abari muri Australia, turabashuhuje inshuti zacu aho muri hose. By'umwihariko n'abantu biwacu Nyanza, abantu biwacu Nyanza ndabashuhuje cyane. Ndasuhuza kameramani ukomeje kunyitaho, uri kumfasha muri uyu murimo ukomeye. Nkasuhuza na Isa ahantu hose ari, uko akomeje kumfasha muri uyu murimo wo kuri iki kinyamakuru cya Mama Shalene Official. Hanyuma nkagira abandi bantu nkunda cyane, abantu mugenda mwandikaho kuri comment. Ndabakunda, muntera courage, murampugura, mukangira inama. Njya soma comment zanyu nkumva shubijwe mu imbaraga. Muri abantu bakomeye rero, Imana ibaho umugisha cyane. N'abandi bantu mukomeje gukora subscribe, nago nabibagirwa. Muri abantu bakomeye kandi mukora mu gihe cyanyu. Hanyuma ndabashuje cyane. Imana y'amahoro nibaho umugisha. N'izindi nshuti zanjye tubiziranyeho ahantu hose muri cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane, kandi ndabashuhuje. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Hanyuma ndasuhuza n'Amavubi. Ndasuhuza ikipe y'Amavubi. Mwatsinze nyine. Imana namwe ikomeze kubaha umugisha, kandi murayishimire ko mwatsinze. Nabonye ibintu byo gutsinda ari ibintu byiza cyane kandi bikomeye. Abantu rwose ibintu byo kwibuka ko corona yateye cyangwa ihari ntago bari babyitayeho, banezerewe. Nanjye barankangura mva mu buriri ndarunguruka sanga ibintu byakomeye. Imana rero nikomeze kubaha gutsinda nyine, ikomeze kubaha gutsinda, mukomeze namwe mugubwe neza. Bibiliya ivuga ngo mwishimane n'abishima kandi mubabarane n'abababara. Ubwo rero natwe twabafashije kwishima kuko mwatsinze, nimukomeze mutsinde. Ibi bintu byanejeje cyane mu mutima wanjye, kubona abantu bari mu bihe byaguma mu rugo, ariko ukabona burya iyo umuntu anezerwa Imana imushakira n'ibimunezeza. Ngewe ibi bintu ni ukuri ntago mfa n'ibintu by'imipira. Hako sinabuza abantu kwishima kandi sinanarakara, ngomba nanjye kubafasha kwishima. Ibi bihe byagoma mu rugo ubonaga abantu barakakaye, bararakaye, ariko iyi ntsinzi y'Amavubi aho yaserukiye igihugu cyacu, sinibuka naho mwagiye gukina, abantu bishimye. Reka mbabwire, ntago nari mbiherutse. Abantu bishimye ngo yo nkumva barishimye, none ngiye kumva sanga umuhanda bawuzuye, nge ntoriye umuhanda. Nabyutse sanga abantu baguwe neza, ntago nabura kubafasha kwishima. Rero ngaho namwe mukomere cyane kandi mujye muzirikana Imana burya ni nayiba yabahaye no gutsinda. Imana rero y'amahoro nibahe umugisha. Uyu munsi ndashaka tuvuge ku myambarire y'abasirikare.
ni episode ya 9 ndavuga ku myambarire y'abasirikare. Reka turebe ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo mu bice byaho 2. Urwandiko rwa 2 Timoteyo yandikiwe na Paulo ibice byaho 4 umurongo wa 6. Ariko reka duhere hano ku bice 3 umurongo wa 14. Ariko wehoho ugume ku byo wize ukabyizezwa. Okay. Ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Bibasha kukumenyesha ubwenge. Amen. Ndashaka uyu munsi tuvuge ku myambarire y'abasirikare. Uyu munsi turavuga ku myambarire y'abasirikare. Nimvuga ku myambarire y'abasirikare ndaba mvuze ngo imyambarire y'abakristo, abasirikare ba Kristo nayo igomba gusa n'abasirikare ba Kristo. Reka mbabwire, ntago ushobora kuvuga ngo Imana ireba mu mutima ntireba inyuma. Umusirikare agira umwambaro yambara. Turareba imyambaro y'abasirikare. Reka mbabwire, umusirikare kuva nabana uniform y'abasirikare bagira uniform imwe bakagira ibara rimwe. Ikindi, hari aho wari wabona umusirikare, hari aho wigeze ubona umusirikare agendana n'ibigezweho ku mwambaro we bakawuhindurira modeli. Umusirikare w'umugore mu ntega amatwi ko dufite abasirikare b'abagore babana berewe cyane. Wigeze ubona bavuga ngo uyu ni umusirikare w'umugore, reka tumudodere iribaya ryo mu gisirikare ajye yambara iribaya n'igikenyero bya gisirikare, aba yambaye ipantaro n'ishati. None se ya mafiyeri n'imirimbo tujya dushyira ku mamodeli yacu atandukanye. Wigeze ubonaho uniform ihindurwa bitewe n'igihe tugezemo ngo iyi ngiyi ariko mu nyumve neza aha hantu wenda ngo avuge ngo iyi modeli ya gisirikare itaye agaciro, reka tujye kudodesha modeli igezweho. Uniform ni uniform, ha hantu bayihinira ha hantu bayihinira haba ari ahantu hamwe, ubunini bwayo buba ari ubwo. Ikintu bahindura ni ukugura uniform nshyashya ariko ntigihindurwa modeli. Aho naho nimbuza ubwenge uhatindeho. Wigeze ubona umusirikare yambaye kora ya uniform? Wigeze uyibona? Wigeze ubona umusirikare wambaye kora ya uniform afite imbunda? Wari wabona umusirikare wambaye kora? Wigeze ubona umusirikare wambaye uniform y'icupa? Wigeze ubibona? Hari aho wabibonye? Wigeze ubona umugore w'umusirikare yambaye mini ya gisirikare? Wigeze ubona umusirikare yambara Dechire ya gisirikare? Ariko warabibonye? Wabibonye he? Ntuzabasebye. Wigeze ubona Dechire? Haleluya. Reka nkubwire, ndashaka nkubwire umwambaro wa gisirikare. Uriya mwambaro ni umwambaro w'icyubahiro, ni umwambaro utava kuri pose, ni umwambaro badaharara, ni umwambaro badahararuka. Reka nkubwire, ni umwambaro babera mu birori byabo, ni umwambaro babera bari mu ishyamba, ni umwambaro babereye bari ku rugamba, ni umwambaro batajya bashyiga hasi. Ndashaka mvuge ku mwambaro wa gisirikare. Ndashaka mvuge ku mwambaro kuri uniform ya gisirikare. N'umwambaro umubera ahantu hose ari di ubu mubereye. Bari mu birori niwo mwambaro ubaranga, bari ku rugamba niwo mwambaro ubaranga,
bari ku rugamba rumeze gute n'umwambaro wabo. Reka nkubwire, uriya mwambaro ku munsi w'ingabo niwo baba bambaye, uriya mwambaro ku munsi w'ibirori byabo bitandukanye baba bawambaye, n'umwambaro bambara mu birori, n'umwambaro bambara ku rugamba, hose niwo baba bambaye. Hanyuma mwabaye muti, hanyuma baroko bakirisitu by'umwihariko bo muri ADEPR, haleluya. Oya nushaka kunyikirize ngo amen. Nuko barokore bo muri ADEPR, nubwo muri abarokore bo muri ADEPR mugomba kuba abasirikare ba Kristo. Mwaje gukizwa mwambaye ibigeze ku birenge, hanyuma ngo viziyo yarabihinduye murabikata mubigeza mu mavi. Wigeze ubona umusirikare wahinduye inifomo ye? Nimba inifomo twahawe ari ukugeza ku birenge tugahisha aya matako n'aya maguru meza y'umutuku hariho amaribori kugira ngo tudateza impanuka, hanyuma ngo viziyo yaje tuyacimbure tuyagire ibice, ndakurahiye mwaraguye mwarazimye. Wigeze ubona umusirikare ahindura modeli? Oya reka mbigusubiriremo, wabonye umusirikare wambara icupa? Wigeze ubona umusirikare wambara poketi ngo ikabutura y'umusirikare imanuka igere hahangaha ku kibuno bagende berekana bogisa ni sengeriye? Ntago wayibona, arambara agafunga. Urumva, nzababwira impamvu aba yafunze, nuko aba yiteguye urugamba isaha n'isaha. Ubwo se wakambara agakora ukajya ku rugamba? Wigeze ubona inifomo ya Dechire y'abasirikare? Kereka ibipirate nk'iki nambaye, nanjye nambaye igipirate. Nta musirikare wambara mini. Wigeze uhura n'umusirikare ufite imbunda yambaye ikabutura? Niko baroko uti byakubita ihuku ntitubishaka, tuzajya twereka twambara imyenda yerekana amabere, yerekana ibituza, cyane ko tunahafite heza. Yego, tuzajya twerekana amaguru, abandi mwerekane za boxer mwambaye pocket, abandi mwibohereho bwa bucupa mwihambira aho ukagira ngo ni igishyimbo cy'umushingiriro kiri kuzamuka ku giti. Igishyimbo cy'umushingiriro cyarabaye mu giturage, narabibonye, najyaga mbishingirira. Kizamuka kiboheye ku giti, kikiboha kugeza gikuze. Bwa bucupa bwanyu mwambara muri abaririmbyi, bwa bucupa mwambara kandi muri abacuranzi muba mu nsengero. Ariko ababingwa bazambara icupa, n'aba mu nsengero mwambara amacupa ngo ntacyo bitwaye. Biragitwaye. Ntago inifomo ya gisirikare igihinduka. Tugomba kwambara, tukambara ibigezweho, ariko tukamenya ko turi abakirisitu. Ese kuki umusirikare atambara ikabutura? Kuki umusirikare atambara ijipo? Kuki umusirikare atambara icupa? Kuki umusirikare atambara kora? Kuki umusirikare adahindurirwa inifomo kuri modeli? Ko wize ubona umusirikare inifomo si yayindi wabonye? Kubera iki? Ni gute twebwe umwambaro wacu ugomba guhindagurika? Nzavuga umwambaro mu buryo bubiri. Nzavuga umwambaro mu buryo bw'umwuka, ariko mvuge n'umwambaro wo mu buryo bw'umubiri. Byo kwirirwa muvuga ngo Imana ngo ntago ireba inyuma, ngo Imana ntireba inyuma, ireba mu mutima. Hanyuma izareke kuhareba, izareke kukureba inyuma hawe, iguharire moto zizaguca amaguru, abadayimoni b'impanuka ntubazi. Izareke umubiri wawe, hanyuma korona igufate kwice. Izareke umubiri wawe, nurwara sida uzahita urangira. Izareke umubiri wawe, nurwara inyuma izareke kuharinda, igirinda umutima wonyine. Imbere n'inyuma hose harindwe, kuko ari imbere ntaho waremye, ari n'inyuma naho ntaho waremye. Ahantu hose irahareba kuko nahayo. Ku ntoki 5 ufite se, urwo wihaye urwo wiyometseho ni iyi, ni uruhe? Hari n'agahera wabona uwabasha kwiyomeka ku gahera kawe? Ku ntoki ufite 10, hari n'urutoki na rumwe waremye? Ku mano ufite 10,
hari ino na rimwe wigeze wurema? Ku misatsi yuzuye ku mutwe hari umusatsi wigeze witeraho? Ku menyo yawe yuzuye mu kanwa hari iryinyo wigeze wishyiramo? Ku maso abiri hari amaso wigeze urema? Ubuzimana kureba inyuma nkande hari aho waremye? Uko Imana imenya umutima wawe n'urwagashya rwawe, ikamenya umwijima wawe, ikamenya impyiko zawe, niko Imana ikureba ahantu hose iragushinzwe, irashaka ko imbere n'inyuma haba heza. Ibyo kwirirwa mutera Imana agahinda muri ku ruhimbi. Nabonye abagore ngo muri abagore b'abapasiteri mwambara mini maze mukanabyina. Hari uwo nabonye ari kubyina igisirimba yambaye mpene bashiri. Ye baba data we, mbiciyeho umurongo. Ntago muri abasirikare ba Yesu. Hari umwambaro tugomba kugira. Nzavuga umwambaro w'imbere ariko mvuge n'uw'inyuma. Umwambaro wa gisirikare. Basirikare bagira umwambaro. Kandi reka nkubwire, iriya uniform yabo ibibabereye aho barya hose. Irababera. Iyo ahagaze ku muhanda ubona berewe, iyo ari ku rugamba ubona berewe, iyo bari mu kirori baba baberewe. Kuki mutaberwa n'imyambaro yanyu bakirisitu, basirikare ba Kristo? Mani turengere. Ndashaka mvuge kuri uyu mwambaro, umwambaro w'abasirikare. Uyu mwambaro wa gisirikare ku mwambaro wabo ntago ari umwambaro bajyana ahantu hose. Uyu mwambaro wa gisirikare ntibawujyana ahantu hose. Ntago uzabona umusirikare ari kunywa agacupa yambaye uniform. Ntago uzabona umusirikare ari mu birori mu bukwe bwa famiye ye yambaye uyu mwambaro wa uniform. Ntago uzabona umusirikare ari ahantu hose habonetse yambaye uniform. Uniform ni umwenda w'akazi, ni umwenda bubaha, ni umwenda w'icyubahiro, ni umwenda bakunda. Mureke mbabwira abakirisitu, hari ibintu byacu dukwiye gukunda kandi tukabishyiraho umutima. Maze ngo mwabaye abasirimu, mwambara imyenda ibonerana ukagira ngo ni supanete. Uko wavutse kose ugasanga turi kukureba. Ugasanga umuntu yambaye agashati n'umugabo nawe ngo ni umurokore, ni umukozi w'Imana, ngo ni umudiyakoni, ngo nuko ari umukire, akambara agashati kagahambira inda, kagahambira amatuzi, bipeso bikagenda byenda gutakara kakagera hano. Ye baba dade, muzambarana na bashiki banyu. Bashiki banyu bazihambira, namwe mwihambire. Ugasanga umugabo w'umurokore yakubisemo yambaye bogisiri kugenda igaragara mu muhanda. Uko ahambira agashati utuboko yaduhambiriye, haragenda wagira ngo agiye guhambuka, agapantara kagahambira, ukagenda uhambire wajya. Ariko Yesu yabahambuye, undi mugenda mwihambiriye kuki? Ariko baroko ngo Imana ntireba mu mutima. Ukajya kuri beat aho babakobwa banjye babajamakazi baba bari, nawe ukagenda ugakuramo ukambara kora, ukambara kora ngo uri pasiteri, ukambara kora ukerekana amatuza ku karubanda ngo uri umukozi w'Imana. Wigeze ubona ko abasirikare nzi ko bajya barya ubuzima? Hari igihe baba hakonje nabo bakarya imibereho di. Wigeze ubona umusirikare ajyana uniform ku mazi aba yambaye nk'abasivili? Ariko mbega pasiteri kumubona afite amatuza yayanitse hariya ku mucanga, mbega kubona mama wa pasiteri ngo yagiye muri pisine, biriya bintu n'umwanda, ntago ari iby'abasirikare ba Kristo. Izo nsengero zanyura, izo za butike cace zanyu ngo ni insengero, ni insengero z'ubucuruzi, niko Imana yambwiye. Uzi ko nabonye mbega imyenda abakirisitu we, reka buri wese afite aho asengera, ariko imyenda yanyiteye ishozi. Bibiliya yavuga ngo bakora ibintu biteye ishozi, mwambara imyenda iteye ishozi.
abadasenga bazambara ubusa, namwe mwambara ubusa. Abasirikare bagira umwambaro w'abasirikare. Reka mbabwire, reka mvuge undi mwambaro. Mu buryo bw'umwuka hari umwambaro twambaye, hari umwambaro twambaye utagaragara, ntago dukwiye kuwicaza hose. Reka mbabwire bakirisitu, umwambaro utagaragara, umwambaro twambaye wo mu buryo bw'umwuka, umwambaro w'abakirisitu. Reka nkubwire, umwambaro twambara, hari hoteli utakwiye kujyamo, umwambaro twambara, hari akabari udakwiye kwicaraho, umwambaro twambaye, hari abantu mudakwiye kwicarana, umwambaro twambaye. Reka nkubwire, hari ibirori dukwiye kujyamo, tukamenya ukuntu dukwiye kugenda. Umwambaro twambayemo ntabwo ari wo kujyana muri sauna zose zibonetse ukajya ahantu habonetse. Umwambaro twambaye, reka mbabwire mwabagabo, umwambaro twambaye ntabwo ari wo kujyana muri massage ngo abakobwa birirwe bagushyiraho zira ntoki zabo. Reka nkubwire, umwambaro twambaye hari ahantu tudakwiye kuwujyana. Uzi ko muvuga mukagira ngo muri mukuri. Sauna se ni icyaha, massage si icyaha. Sauna si icyaha pe, na massage si icyaha, ariko n'uwajyayo yagira uburyo bikorwamo. Ugende muri massage, ugende ugaramukira umuntu w'umugabo, bazane za nzara zabo bateretse, bagushimashime mu mutwe, bagushimashime bakwagaze muroko. Ejo bundi ni wicwa n'abazimu b'ubusambanyi, utangira ujya gutera Imana agahinda ngo umwuka w'ubusambanyi waturutse he? Ibiganza byirirwa bigukoraho uzi bibaye. Hari abantu bakora sauna nabo babakirisitu rwose basenga bazajya no mu ijuru, ariko hari n'abandi baba bafite za misiyo. Ese uzababwirwa n'ikira ko nawe kwimenya byakuyobeye? Ujye muri sauna nguri umukobwa, burya umurengwe wica nk'inzara. Nguri umukobwa, nguri umugore, ngura haruhukira, ahubwo muzaharuhira. Ngura haruhukira, abagabo baze bahere hano, reka da bamanuke. Mama shenge we, ejo bundi abazimu b'uburaya nibagutera ngo baturutse he? Aho hantu nkubwiye kujyayo si icyaha, ariko ahantu hose ufite ubwenge bukomeye ugomba kujyanayo. Nimba ugiyeyo, nimba uri umugabo ukamenya ngo umaswe n'abagabo, nimba uri umugore umaswe n'abagore. Kandi reka nkubwire, ngewe inama nakugira, nawe ugiye kwikontorora byarakunaniye, ndi nkawe nanabireka. Uzajya kumenya abagukozaho izo ntoki se wowe uriyizi? Nawe ntiwiyizi ngo uzajya kumenya abari bo. Umwambaro uzi ko nta soni mugira? Ugende mu kabari mwitereka inzoga ubicare hagati munywe, sanga nizigera utahe ngo nawe uri umurokore. Hari umwambaro twambaye tudakwiye kwicaza hose. Uyu mwambaro twambaye hari ahantu tudakwiye kugaragara. Uzi kubona umurokore wambaye uyu mwambaro yawujyanye muri polisi agiye kurega mwene se? Uzi umurokore wambaye uyu mwambaro yahamagaye ribu ari guhangana na mwene se? Uzi kubona umurokore wambaye uyu mwambaro yabaye umujura, yabaye umwesikoro, agabanya iminzani, arya ruswa? Mbega umwambaro w'abakirisitu hari aho tudakwiye kuwujyana. Reka kandi nkubwire kuri uyu mwambaro w'abasirikare. Uyu mwambaro barawubaha, uyu mwambaro bawuha agaciro. Nanjye ndifuza ko nk'abakristo duha agaciro umwambaro twambitswe n'Imana. Mu kiganiro cy'ubutaha nzababwira ukuntu uwo mwambaro ugomba gukomera. Umwambaro ugomba kuba ukomeye. Nzababwira ukuntu uwo mwambaro wa gisirikare ugomba kuba ukomeye, kuko uwo mwambaro uca mu mahwa, uwo mwambaro uca mu mifatangwe, uwo mwambaro hari igihe akusha, iyo woroshye rero uracika. Mureke dusenge Mana ya nziza, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana nyir'ubutware n'ubushobozi, byiringiro by'abakozi n'abagenzi. Ndasengera abantu bawe ngo bamenye ko hari umwambaro bambaye, kandi umwambaro udacuya, umwambaro w'icyubahiro, umwambaro w'agakiza, umwambaro twambitswe na Kristo, umwambaro uduhesha amahoro, umwambaro tureberamo kishima. Mana
twubaha umwambaro wacu, umwambaro twambitswe nawe, tuwuha agakiza, tuwubahishe, tuwuhe icyubahiro, kandi ntituwujyana aho tubonye. Sengeye abadukurikiranye mu izina rya Yesu, bahindurire imyambaro kandi bahe kurinda imyambaro yabo. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.